KAREGEYA Omar Pano twongeye kubasuhuza tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro twabemereye kubagezaho buri munsi. Nongeye kubana na KAREGEYA Omar Jean Baptiste akaba ari nawe CEO wa KAREGEYA Omar Pano. Ndakubwiye kubivuga kambwira ati sindi CEO. Oya byo ni ibintu byo kuremereza ibintu bitari ngombwa. Neza sibyo nturi owner. Oya ntabwo ariko tubifata ni nakwitwa nyirayo nkuko n'iyi nkweto ari yanjye use CEO w'inkweto niba ari cano nayigondagonze ku bushake bw'abadukurikira. Yes kandi igihe cyose babishaka izabaho ni ku busabe bwabo. Imyaka yari baye myinshi babimbaza ariko ibyo by'amazina n'ibyo by'amazina nka bya bindi byose. Yego tureba ikirimo ushobora kuba umutumirwa igihe kinini, ushobora kuyobora. Hari n'igihe nzajya ntumira abantu hakagira n'ibiganiro dufatikanye. Ibyo bazajya bantuma nzajya mbibakorera kirahagije. Icyo nicyo abadukurikira ngira ngo bari kugenda biyongera umunsi ku munsi. Reka tubashimire cyane pe tunabwira abakomeza nyine kuza batarakora. Yes bakomeza batumira n'abandi. Okay. Aho ni sawa cyane. Weekend yagenze ite? Weekend yari uburyohe nkuko mubizi ngiye ntangira weekend kwa gatanu. Yego. Kwa gatanu ndibuka ko nimugoroba nagiye muri ka sauna nabankorana ka massage muri New Chogam mu Gatsata. Narimo nitegura ukwe bw'umuvandimwe Fulgence nabwo narabutashye ku Ruyenzi. Hanyuma abafana b'Imena banjye harimo umwe witwa Leopold yarantumiye igihara anjyana ahitwa Katari. Abantu ntabwo bari babizi ko igihara ari ahitwa Katari. Hari akabari bita Katari rwose kotsa neza kandi gafite bacuranga. Ntabwo kantumye ndavuga urugendo rwanjye nta nubwo banyira ko mbazi ariko kuba umuvandimwe yarahagahisemo kandi nahagira ibihe byiza. Barahaza abahungu bacuranga neza. Harimo uwo nari nsanzwe umuhungu nzi wigeze kuza gucuranga ibyumba muri 1996 mbona araje none akaba indirimbo yigeze kuririmba icyo gihe ibyumba. Numva iranshimishije cyane kubona abasha kuyinterpreta. Neje undi narayimusabye arayimpa umva kamwe ntagira ibihe byiza rero ahantu kamwe mu dedication ahantu ugenda ugakegeta bari sawa. Uwo ukisanzura ugasaba akaririmbo kakakwibutsa ibihe imyaka 20 n'ingahe n'irindwi. Urumva rero nararyohewe kwa gatandatu ku cyumweru bisanzwe ndaruhuka ariko nimugoroba njya kongera kuruhuka. Naruhukiye mu buriri ndongera kuruhuka gusura inshuti n'abavandimwe mu bice by'Ubuganza. Nzamuka Nyagasambu mfata janjagiro mu Bitsibo ntambika Fumbwe ngera Igicaca ngera Igikomero manuka Jurwe ngera ku Gishure mfata Musave nzamuhinguka Indera 15 ndataha. Ebana nota kayaga numvise mbaye mushya. Ufite n'uvuga ngo icyumweru cyose nagisize Igicaca. Ukuvuga ngo utangiye icyumweru burya n'uburyo bwo kuruhuka uburyo bwo kuruhuka kurumva Kigali bishyushye cyane. Kigali bishyushye rwose noneho ubu ngubu no mpeshyi bwirashyushye kurusha. Muri ka weekend ufata nk'amasaha 2-3 kinyambya nk'Ibugesera ukajya nkaho za Gicaca ukajya za Gaseke. Mbese ahantu hari umwuka naturel w'ibiti kuko uvuye ahantu duhumeka umwuka w'imodoka ikomoka kuri peteroli inganda urusaku rwinshi amahoni amabata kumena amaso ibiti bikeya. Ariko iyo wigiye inyuma gato ukajya za Karenge ukajya nko mu bwato ukumva umuyaga wo muri Mugesera. Karenge ara ni sawa mvuruhutse n'intoki. Reka nsuhuza umusaza wanjye uriyo. Yego yibera za Karenge uri Mugesera. Okay njya mpanyura ngiye ku ishuri izaza gusura umwana. Yego nkambuka n'ubwato. Ibwo barimo no kuvuka. Ni sawa cyane. Ubwo nsuhuze na padiri wo ku seminari yizaza padiri Kayitana. Yego no abantu abari abantu bacu n'abantu bacu n'abandi. Oya nabo gushimirwa. Natwe rero ntabwo tuza ngo twicare hano tuhagume tucishamo tukajya kubasura. Ntabwo twabasurira rimwe bose ariko aho umwanya ubonetse. Yego so rero uyu munsi ngira ngo byinshi abakurikira iyi chaîne ni wowe ubibategurira. Wifuje ko tuganira kuri case ya KABUGA Felicien ngira ngo ni umugwiza tunga
ariko nanone ushyirwa mu bacurabwenge ba jenoside yakorewe abatutsi 1994 cyane cyane ko afatwa nk'umwe mu baterankunga b'imena b'iki gikorwa. Urubanza rwe benshi wenda niko navuga bari biteze ko agomba kuburanishwa, ariko urukiko ruti uyu musaza rwose si uwo kuburana. Okay. Urakoze cyane, nubwo Kabuga ariyo nakwita nka current situation ihari, ariko kuri yicano n'ubundi mu byo nemereye abantu kububaka, kubaha amakuru, harimo n'ibijyanye n'imanza volley y'amategeko n'imanza izazamo, cyane cyane nk'imanza ziba zarabereye kure mutabasha kukavaringa. Ntabwo nzazaniza izabereye hano, ariko hari imanza nyinshi zabereye hanze y'igihugu, izibera i Burayi, izabereye Arusha. Abantu badafite amakuru tugerageze kuzivuga mu magambo make bamenye icyarimo, nabyo safe parti y'ubutabera, kuko burya ubutabera bwatanzwe nyirukurenganurwa ntamenye ko yarenganuwe abakirenganya. Kandi ngira ngo ku byaha bya jenoside ni icyaha cyakoreye inyoko muntu, abantu bose bagomba kumenya ngo muri dosiye ya kanaka yaburanaga iki, byarangiye biti, wabaye umwere tumumenye, kuko n'ubu ngubu hari abagifata ngo abajenosideri ngo bari muri Mali, ukamva bashyizemo n'uwabaye umwere. Ibyo nabyo ni amakuru tuba tugomba gusangira ku buryo tutakiripabiliza umuntu deje urukiko rwagize umwere, ariko nanone nuwo byahamye warangije igihano nawe tumenye uko tumufata, ibintu nk'ibyo. Ubwo urumva byose tuzagira imanza za Arusha deja ndazifite nka zingahe, nzagenda ncamo ibice. Izibera i Burayi nazo ndazifite. Hari izo witabiriye? I Burayi nitabiriye rumwe, ariko hari n'izindi nyinshi tuba tukurikirana distance. Iyo twohereje y'umuntu umwe cyangwa babiri, hano natwe dusigara kuko tuba dukorana nawe, aba ari ikipe, dukora ari ikipe. Umwe ashobora kugenda i Burayi, akajya tubwira updates, ariko ahabereye icyaha tuba duhari tuganira n'ababigize nabo ibyaha byagizeho ingaruka. So kuri kesi ya Kabuga rero irakompuritse cyane kuyisobanura, kuko urukiko rwemeje ko adashoboye kuba yaburana, ariko byose bifite aho byaturutse. Mu banyamategeko bisobanura ko umwanzuro wafashwe ngo ni ukuba yaburanishwa adahari, ariko ntanakatirwe. Urumva icyo bivuga? Adakatiwe, urumva ni bwa butabera buba butanzwe igice. We ariko wari kwinjoyinga ubutabera, kandi ubutabera ni impande zose. Kuba bemeye ko batamuburanisha arwaye, ashaje, atumva, abaganga barabyemeje, we yabubonye. Sibyo se? Kuba yaburanishwa, ashobora kuburanishwa ahagarariwe, ashobora kuburanishwa adahari, kuba hari byo ntacyo byaremejwe, ariko noneho umwanzuro ntibamukatire. Icyo rero urumva nacyo urundi ruhande rwari rutegereje ubutabera kuri rwa rubanza ntacyo rarubonye. Kandi yakatiwe akagirwa umwere cyangwa se agahamywa ibyaha, biba bivuze ngo rwa rubanza rubaye penal shinjabyaha rurahesha n'uburenganzira ku rubanza civile mu ndishyi, mu kuregera indishyi. Ibyo byose biba bipfuye. Icyo ni icyambere. Ibyo ni ibya nyuma na nyuma. Umwanzuro wabaye wuko azaburanishwa adahari kandi ntakatirwe. Ibyo rero hari ibindi by'inkurikizi biba biriho. Wumvise ibyo, ngira ngo umugabo yitwa Philibert usigaye ayobora ibuka cyangwa ARG. Izina ntago ndi kuryibuka neza, nuwaho kandi nuwo muri ibyo bice naraye nyuzemo nuwo muri ibyo bice byaza gicaca na gikomero ndaza kuryibuka. So noneho rero gakwenzire ibintu nk'ibyo, ndumva izina ndaryibagiwe. Byanze bikunze ku nyungu abari bafite abagizweho ingaruka n'ibyaha Kabuga yakekwagaho aburana, ubutabera ntabwo buzaba bwuzuye. Hari n'urubanza deja numvise inkuru ku gihe ko hari urubanza rwari rwaratangiye ku bijyanye n'imitungo ye muri teje y'Igasabo y'Urusororo, nabyo ubwo narwo rushobora kubona nta support
ikomeye ni yuko ruriya penali wagira ibyo yes rwafata umwanzuro yes ariko noneho tujye mu mateka Kabuga ibyo bavugaga ngo umucurabwenge iki ni umunyamafaranga ibyo byo ni bisanzwe kandi abanyamafaranga gukorana na leta navyo ni bisanzwe tukageraho ngo ntago hatuga amafaranga udakorana na leta ukorera hari ibyo tutakwirengagiza byagorana usibye ko uri muzima majeur vaccine ntago leta yagushuka ngugwe mu byaha kubera amafaranga yawe ariko umunyamafaranga hejuru ya 95% akorana na leta ihari iyo leta ikoze neza iyo ikoze nabi birakugura gukadiriya sibyo eida ukagumana nayo hari amahirwe menshi yo kugwa ukagwa muri wa mutego ugakora nabi ko leta iri gukora nabi kandi partenaire wawe iguha amasoko iguha ibiki cyangwa se ugashaka strategy zo kuva muri uwo mutego eida ukayivamo ukayikwepa ukajya kure yayo n'ibintu byinshi bikakuvuna biravunana so ni gake rero wapfa gukwepa umugambi wapanzwe na leta kandi uri umunyamafaranga ibyo ndabizi bizateza ibibazo abantu bazabyumva ukundi ariko bihangane ni gake cyane uri umugwiza tunga hejuru ya miliyari 5 na miliyari yonyine nk'ubu umufatanya bikorwa wa leta byagorana ni gake ariko wabaho nabi amasoko se bayakura hehe leta niyo nigira amasoko menshi sivyo yego leta ibihugu byose leta nitanga amasoko menshi leta niyo isorerwa ibi bifite kwibana neza cyambere uri n'umusoreshwa kubana nayo kwambere nuko uyisorera oya dufatiye no ku rugero rw'ibyo tuzi uzarebe nk'amaradiyo ntango urugero amaradiyo afite amasoko ya leta ntajya apfa kujegajega nuko rero so nibyo ariko ndavuga za leta muri rusange kuko radio ikoresha ifata amasoko ya leta ishobora no kuzafata amasoko ya leta mu gihugu runaka igafata nitangazo ryikangurira abantu kubangamira ubumwe bw'abo baturage iyo radio rero izaba accountable kwitangazo yahawe na leta kuko leta itangiye gupanga nabi uri rwemeza mirimo ukorana nayo bigusaba ubwenge burenze n'ubwitange kuvuga ngo ese ndaguma muri game ngome mbona ya mafaranga cyangwa se game nyivemo nemere mbone make cyangwa mve mu gihugu muri rusange ariko abagwiza tunga benshi abari aba partenaire ba leta ni c'est normal so agashinga rero riba karaje gushinga wa RTL mu waraje Kabuga yari mu muri board n'amafaranga ashobora kuba yaratanzemo menshi ibyo nibyo byinshi urebye yakurikiranyweho na mu byo yaburanaga manza na Kimironko byose bigera kuri rura rwego atabasha kuvuga ariko none tujye mu mateka ya Kabuga nyine manze kubwira ngo umunyemari ufatika aba partenaire wa leta cyangwa akaba umwanzi wayo ikamuhiga uwo niko Kabuga yabayeho kuri leta ya Habyarimana hanyuma babushinga cyangwa nawe abigiramo uruhare kuri kwishingwa rya RTL niba ari babyibwirije niba leta yimusabye niba ari abandi batera nkunga ibyo twagomba kubimenya mu rubanza urabyumva iyaburana twari kumenya ngo ese ni Kabuga wibwirije ese yariye ku giti cye ese yari ya leta y'u Rwanda ese yari hari abafatanya bikorwa bo hanze y'u Rwanda barimo babimushishikarije ntabyo tubonye so hanyuma rero ibyo birarangiye genocide irabaye bavugamo ibyo kugura imihoro iki byose Kabuga akomeza atangira gushakishwa nicyo nakubwiye cyo kugwiza kuba umunyamafaranga ibaze kumufata nyuma y'imyaka 20 ngahe bamufashe muri 2020 yego 20 cyangwa 20 okay nyuma y'imyaka irenga 25 araho amafaranga Kabuga tunze nta gihugu kitari kumuhisha nubwo nta gihamya nta gihugu kitamuhisha usibye n'abantu ku giti cyabo bamusanganye passport zirenga 70 n'amazina yaragiye ahinduka kandi zose zemewe yego ari za original nta gihugu kitari kumuhisha kuko ni umushoramari uhambaye igihugu agezemo n'amafaranga ye arashora akagisorera aragikora akakizamura urabyumva wagira rukururana igihumbi mu gihugu runaka kikagukura amaboko hanyuma se da reka da tubyemere wenda ko igihugu kitagushaka ariko si wo barugutumaho ufite ubushobozi bwo kuba wakoresha abantu baneka kurusha aba leta iguhishe ku buryo amakuru nawe uyabona
niyo byagiye biba abantu bamwe ukumva ngo umuntu wari ufite gahunda na leta zunze ubumwe za Amerika zashyizeho miliyoni 5 z'amadolari ukujya ukumva nk'umuntu wari ufite amakuru agiye kumugeraho niwe urangijwe. So ni imbaraga z'amafaranga. Iyo myaka yose zari imbaraga z'amafaranga, guhisha amakuru, kubeshya amakuru, guhindura amakuru, cyangwa se nawe ubwe ibyo byose byarashoboka. Gukoresha yakoraga aho ngaho, uwo akamutumyeho, uwo leta ya Kenya yakamutumyeho, uwo akabimenya mbere, either niba atamuguze, niba atamuhaye amafaranga ati byihorere itahire, akaba yakwanga, none we akavuga ati ubwo rero niba utemeye reka duhangane hasi. Imyaka iraba, isi yose ufite, kubera ko amahanga yasinye amasezerano niko nabyita ku imihanire ya jenoside, kwemeza ko jenoside ari cyaha gikorerwa inyoko muntu n'isi yose. Bishatse kuvuga ngo isi yose ni Amerika idashyiraho amafaranga, isi yose yari itegetswe kumufata, ariko iyo isi yose dore imyaka byafashe kubera iki amafaranga. Tujye tuvuga ibintu. Hanyuma rero yafashwe afite hejuru ya 78, muri za 80, afite imyaka hejuru ya 80. Ubuzima burageramiwe, c'est normal ku myaka 80. Arivuza, noneho niyo capacity, niyo incapacity bamusanzemo nayo yari igeze ku myaka ye, ni ngombwa, nta gitangaje. Ariko si umusaza Sehene niwe yakoze inkuru atubwira ati mumfashe kubona titre, twanzura ngo Kabuga arakihishe. Kuko ukurikije imbaraga za Kabuga nibyo yakekwagaho, ukareba abanyamakuru tumaze kohereza i Burayi gukurikirana imanza z'abantu, harimo n'abashoferi, shoferi wo ku Kibuye Claude Muhayimana mu Bufaransa yaraburanye, twohereza abanyamakuru 2. Haburanye Caporal Gendarme Rukeratabaro Theodore muri Suède, nubwo tutohereje umuntu twari dufite y'umutranslator. Haburana ba Burugumesire ba Kabarondo, twohereza y'umuntu mu Bufaransa. Haburana agronome wigeze kuba deje wa amakawa n'iki Osiri Cafe, neretse Fabien njyayo n'undi munyamakuru tujyayo. Imanza twohereje y'abantu bukiba rutaraburana, twohereza 2, bukiba rutari prefe cyane. Ni gute urubanza rw'umushoferi wa guest house rwajyamo abanyamakuru 2, urwa Kabuga hakabura n'umwe? Aho niho abantu bagomba kwibaza. Rugize kuba rwaratinze, yatinze gufatwa, none no mwiburana rye. Niyo mpamvu twabwiye Sehene ngo andika ngo Louvier Sokasha encore arakihisha. Yihisha ubutabera, ageze mu rukiko yihisha itangazamakuru, nta munyamakuru wahabaga. U Rwanda, abanyamakuru mu Rwanda bajyaga bajyayo, babura finansoma ibajyanayo. Urabyumva? Mu rukiko akajyaza rimwe na rimwe. Icya kabiri bateganyaga ko azajya aburana iminsi 3 mu cyumweru, kandi ku munsi amasaha angahe 2, kandi bakaburana ibyumweru 3, ikindi kibakaruhuka. Twateye imetero tuvuga ati arakihisha. Sivyo se? Urubanza rwa shoferi, urubanza rwa prefe, urubanza rwa burugumesire, urubanza rwa caporal, urubanza rwa prefe, urubanza rwa agronome, abanyamakuru babaga bahari. Ariko rwuriya birangira nta couverture. Cyo kuri cyo bakoraga, batangaga raporo mu ndimi zose tukabibona. Ngira ngo hari n'umuntu bari batanze hari Kigali utanga amakuru, ariko kuvuga ngo hari umunyamakuru uri mu rubanza ureba usi wo musaza, urebye na procedure ye gufatwa, kuzanwa, gusubizwayo kugira ute. Yes, yarakihisha. Ubona ko kwihisha kwe rero ko ari protege. Yes, aha ari protege. Nande? Isi yose. Sibyo? Isi yose. Nta numwe ntunze urutoki, ni isi yose. Aho yanyuze, aho yaciye, abamumenye, abamuhaye passport, abamucumbikiye, nabare batanze amafaranga, nabishyura amafaranga y'urukiko ruri kumuburanisha, bose bafite mu ruhare. Ariko bafite uruhare kubera iki? Amafaranga. Cyo twumvika. Amafaranga. Shabye hari. Nuko no urumva kuko yarafite amafaranga ashobora gukoresha inzego zimwe na zimwe ku rwego rw'isi cyangwa ku bihugu bimwe na bimwe. Aho yihishe leta yashobora kubibizi, cyangwa service runaka, service ishinzwe amakuru ikabibizi, ikabizi uko igomba kumanaginga amakuru ye.
ariko bamurekura ageze cya gihe atumva adafite imbaraga akeneye kwivuza aba aribwo bamuha urukiko rutagira iki itangazamakuru. Urumva ibya Kabuga ibyo abantu bari bategereje byose kandi yari finale kuri RTRM imishingirwe yayo abayiteye inkunga. Uzi neza ko harimo n'umunyamakuru w'umubirigi. Yego. Ninde wamwangaje? Yahembwaga nande? Ninde muterankunga wa mbere? RTRM wari umushinga wande nyirizina. Wapanzwe nande, uterwa inkunga nande, ushyirwa mu bikorwa nande. Ayo makuru ntayo twabonye. Sibyo? Ibya RTRM byaburanwe n'abitwaga ba Ferdinand Nahimana n'uwo George Rugyo yarabiburanye na Bemeriki, ariko ku rwego ruciriritse. Parce que board yari kuriwe na Kabuga. Ushobora gusanga n'inama ari waziyoboraga. Cyangwa akavuga ati mushyire ikiganiro giteye gutya. Editorial yarizwi nande ntaho bizi. Ni abaterankunga bo hanze y'igihugu bari hehe. So rero big dealer. Voilà. Rero kurinda Kabuga kuri uru rwego icya kabiri intuza navuga ngo irindi ndaryita cenga se igitego ikindi gitego Arusha yafite amadosiye arenga 90 TPR igiye kurangira harasiga nk'amadosiye 10 igira yivuga ngo aya madosiye asigaye ibihugu bifite aba bantu bizabohereze mu Rwanda abazaboneka bazaze baburanire mu Rwanda sauf Kabuga. Urumva izindi mbaraga sauf Kabuga. Baraje abitwaga Bantaganzwa Radisirasi, baraje abitwaga ngira ngo Winkindi niba yari yaramaze gukatirwa, Jean Winkindi, baraje na ntuza uriya bafashe ejo bundi Fulgence Kayishema. Kayishe uyu ego wazamwe nawe. So ariko Kabuga bati we we ntabwo ari inkiko zo mu Rwanda zizamuburanisha. Why? Zambaraga. Imbaraga ziri mu mafaranga ye, imbaraga ziri mu byaha yakoze akekwaho, imbaraga ziri hehe mu makuru yava mu rubanza rwe. Imizinga ikavamo iki? Imyibano. So rero ibyo turi kubona niki se ni indabyo z'amarebe. Amarebe uzu arabakarabo ka bleu ciel cyangwa mauve. Kajya kugira. Hasi akabari ikagira ibabi ringana n'ikiganza. Yego. Ariko si umuzi wayo uzi kureshya. Umuzi wari wabona ahantu bari kurandura amarebe. Nge narabibonye muri parike y'Akagera. Umuzi wayo ushobora kugira metero 2. Sibyo? Ibi rero turi kuvuga kuri case numva ari ibintu babirereye. Yawa uzi imbaraga. Amarebe. Ibi rero turi gufata yo kakarabo Kabuga yafashwe yaburanye batubwiye gutya ni kakarabo wakabya ukabona ibabi ariko umuzi nukumenya ngo yihishahisha gate aho yanyuraga ntihayobowe. Inzego zagombaga kumutanga zagenze biti izo passport 50 yaziye amazina atandukanye akaba ahantu umwaka umwe 2 3 ariko abitsa amakuru kandi muri ayo makuru abitse harimo n'ayatuma muri ya mizinga yakavuyemo imyibano n'ayibyo bihugu ari bitanga amafaranga ngo afatwe ari ibimuburanisha ari ibimucumbikiye ari ibyo yanyuzemo byose ari gushyira hanze. Baramutinza birashoboka atinda gufatwa kugira ngo atagifite ubushobozi bwo kumena umuceri. Yego urabyumva nagake karimo hari akantu bajya bavuga ejo bundi bavuga ukuntu iby'imitungo yo muri Kenya byagenze akavuga ati boya ati ibi bintu sibyo. Aho ngaho ubwo bushobozi yarabubonye yaravuze ariko muri rukiko byangiye suri urubanza nabyo mbigarukaho ibibazo incapacité totale umuntu ayigira ari au niveau ku rwego rwo kuba ubuzima bwarananye burundu ariko abafite gatoya mu bihe runaka akaba yagarura ubwenge ahandi ukabona burasinziriye. Ibyo ni bisanzwe ubwonko bugasinzira bugakanguka ibyo birashoboka. Ntago navuga rero ngo uko yahakanye ibyo iby'imitungo muri Kenya wenda ntari yari afite ubwo bushobozi iyo capacité de discernement ntago nabihamya kandi abaganga barabyemeje abaganga batatu kandi bakoze raporo yabaze ibyumweru hari ibingahe
ndabyibuka imyaka y'inzobere barabyerekana ariko imyaka irabimwemerera aho aburanira aho yafatiwe aho yanyuze abamushaka ndabara bari Amerika yatanze miliyoni 5 ibyo byose bari bafite ubundi bushobozi bwo kuba bagira ariko bakamenya ngo uyu musaza iyo aburana agishoboye agahagara imbere y'urukiko bakamubaza abatanga bamwe bavuye mu Rwanda bakabaza bakavuga hari byinshi byari kumenyekana ariko se bikamenyekana ngo bifashe iki bigatanga ubutabera icyo ni cyambere bigafasha abashakashatsi icyo ni cya kabiri abagikora ubushakashatsi ku buryo genocide itegurwa n'ibiki byose buriya kukuriya wari umuzindaro wa Eritrea nk'umuzindaro wa genocide bagakora ubushakashatsi bakamenya none bakanamenya ngo umuzindaro wafinashijwe nande ninde wateye inkunga ninde wazanye igitekerezo ninde wateye inkunga ninde washyize mu bikorwa mbere yuko bagera kuri influence cyose urumva ntabyo tubonye ndavuga nka community y'isi yose kuko kira n'icyaha cyakorewe isi yose ntago bimenyekanye rero kandi yarabifite hari ibyo yari kuvuga rwose mu rero mu buryo uko kumuproteger no kumwimana bakamugaragaza ageze muri iriya situation ituma atabasha nyine atabasha kuburana kandi aparama biba bigaragara nta gatege ushobora gusanga harimo icyo kintu cyo kuvuga ngo bizarangire gutya amakuru afite ayagumane hanyuma ku butabera muri rusange n'izindi manza ntago ndi buzitindeho kuko hari izo nzagenda mvuga bigakorwa mu nyungu z'abantu babanyembaraga babanyembaraga kurusha aba victime naho ku butabera muri rusange izindi manza zo nzagenda nzivugaho kuri case ya Kabuga ariko hari aho bihurira n'izindi ni imanza ubutabera butanzwe hari ubutabera bwo mu nkiko bwo guhana gufunga kugira gute ni ubutabera bugendeye ku mategeko buhabwa moralité isi yose muri rusange mu kigare yego ariko iyo haje indamurization iyo haje gusana ibyangijwe n'uwakoze icyaha gusana ibyangijwe n'icyaha cyahamijwe umuntu cyabayeho ibyo biza ni inyungu ziza kuri individu uwiciye umubyeyi agata ishuri uwasenyewe inzu akajya gusembera uwaririwe inka akajya gusabiriza agahene ko korora uwo muntu akagira icyo abona agashumbushwa yanka akabona yanzu akabona igisimbura ibyo yari gukora iyo agira sumurihira akagera mu mashuri ashaka urabyumva urabona nibwo igihugu cyashyizeho farije gira ngo yagarukiraga kuri hamanza yaragarukiraga kuri kaminuza masters na doctora wapi kandi wenda umubyeyi yari kuba yagira icya kabiri umenye ko farije kugira kurihire urasaba ujyayo ugatonda ari umubyeyi wawe agihari se wirigutonda uzana biro tukavuga papa ndashaka kwiga ino faculty kandi aha yego mari farije ntabwo ugenda uvuga ngo nziga icyaha kandi ni lisanse gusa ngaho reba rero ingaruka z'icyaha haraba nubwo byabayeho leta ikagerageza gufasha ariko hari abatarabonye ibyo bari kuba bakabonye iyo baba bagifite iyo genocide yakorewe abatutsi itaba mu bushobozi wenda iduka ryatwitswe inzu yasenywe inka zishwe amashuri urumva rero iyo bitaba donc urubanza rero penal rutabaye ngo rwuzure kubona urwa civile kumoza amarira n'intuza na indamurization indishyi bizagorana kugira ngo indishyi zitangwe kubera ko urubanza shinjabyaha rutazaba biragoye kubona ishingiro no kwaka indishyi kandi bitaramuhamye kuko atakatiwe ibyo rero niyo wenda sinzi wenda niyo nabangoretse amategeko abandi bazadufasha ariko nzi kuzamu ku manza zabanje ku manza zabanje n'uzagiye zikatwa zagiye zibera i Burayi itangwa ry'indishyi riragoye bamwe bati hari ibihugu bivuga ngo indishyi zihabwa umuntu ufite konte uba ku butaka bw'Uburayi ubwo uri mu Rwanda hanyuma mu Rwanda nabo bakishyira hamwe ku giti cyabo cyangwa se bakagira imiryango idaharanira inyungu societe civile ibajya inyuma bagafata rwa rubanza rwabereye Burayi bagafata kopi bakajya mu rukiko bavuga ngo dore turasaba indishyi kuri uyu zitangwa n'uyu muntu kuko urukiko runini rwamuhamije ibyaha ibyo turatangira kubibona rimwe na rimwe ese abo bantu bafite ubushobozi ki mu by'amategeko
ese bazi ko icyo kintu gishoboka urubanza rwabaye adahari ntiyarugiyemo ntazi nuko batanabyemerewe voilà nta bumenyi afite. Cya kabiri ubushobozi financier afite amafaranga y'umwavoka, icyo si ikindi. Icya gatatu ubushobozi physique, donc urumva capacité physique nuko genocide isiga ibikomere ku mubiri. Bamwe bakagira ihungabana, abandi bagapfa amatwi n'urugero, abandi bakaba bafite ubumuga bwo ku mubiri, ku buryo ubushobozi physique bwo kuba yakurikirana icyo kibazo nabwo bushobora ukaba ikindi. Noneho ikibazo kimaze n'igihe kirekire, so bisabye kuvuga rero ngo urubanza rwabereye i Paris na mentalite umuntu uri Kabarondo ngo ajye gushora ikirego nibyo nyine nkubwira na mentalite kumva ngo iyo myaka yose ubundi ndaharana fara, ariko ntago babwuzuye kuko igihe cyose ashobora kwira mentalite dore imitungo y'abansenyeye inzu ngewe ndi muri nge banyubakiye akazu dore karanava kandi nari mfite inzu ya rukarakara isakaje amabati bwoko ubu n'ubu barayisenya, none abayishenye ibyabo barabifite baragira, donc ako kantu gahoramo igihe cyose uwo muntu ataraba satisfait ngo yumva powe ubutabera ntabwo yabonye. Apfuye ejo arapfa nk'uwarenganye waba utaruzura. Icyo rero ni generale ku manza zose zabere hanze, izarusha byo byari bibujijwe ejo kuruwa kuko nabyo byasabaga kongera ukazifashisha mu Rwanda, ariko arushaho ntiyashobora kuburanisha ngo irangize urubanza iburanishe n'indishyi. Izi ziburayi ibyo birashoboka, iziburayi abindi ziburanwa n'abaregera indishyi baraho, ariko bazitsindira zigahabwa abafite konti burayi cyangwa biyandikishije mbere. Nabwo hari n'abatabimenya ugasanga bangahe se, ugasanga abaregera indishyi ni nka 20 kandi wenda umuntu yarakoze ibyaha bye byarakwiriye nka komine yose cyangwa urumva ibyo byose ni question ubumenyi ubushobozi basi, ariko arushaho inkiko zarusha zo ntago zahitaga zigerekaho urwa civile iby'indishyi mu mwanzuro urushyiraho ntago icyo cyarimo, bisaba ngo rurangire ahandi bongere nabo biyangaje baburane wenda bubakiye. So ibyo byose ubwo rero urumva ubutabera kugira ngo bwuzure byakagombye kurangira n'izo ndishyi zitanzwe cyane cyane aho zishoboka. Nanone hari abakoze genocide wenda badafite ubushobozi ariko n'ubuhari. Hari aho tujya mu rubanza rwa Rukeratabaro uwo mujandarume w'imururu ku w'inteko muri Rusizi, perezida wibuka sengeye yitwa Rolande Ndagijimana yavuze ati niyo baduha indishyi symbolique. Indishyi symbolique ni nkuko wavuga uti ikimenyetso, nkuko wavuga uti ahangaha ku w'inteko kuki communauté internationale itaza ngo ihubake kativeti bakite ntuza ko sinavuga bubake akadugudu cyangwa se ukurenda kwasteri niyo wagwa kwasteri batwara ikitwa ikimenyetso cy'indishyi by'ibyo uwahamijwe ibyaha yakoreye aho hantu. Symbolique ndabyibuka ndagije bana rekana namusuza même symbolique iryo jwi ndarifite, urumva nta bihari kugira ngo bwuzure nuko ibyo bintu byose bigira biba byabonetse bikava mu nzira. Nta ushaka ibya mirenge kuko nta ugarura abantu, ariko kuri buri rubanza rwose ruri penal justice yuzuye nuko rudebusha kuri civile. Wankubise urushyi kukujyana amageragere imyaka 5 davana miki ako bakuzane usaba imbabazi basi, cyangwa se nanjye ndugukubita cyangwa se guca amande, niko bimeze. Ijisho rihorerwa irindi no munshera mi ndakubeshye. Urubanza penal nukuryo nukunezeza amategeko gusa. Iyo hatajemo civile ngo numve ngo turiyunze usabye imbabazi nguciye ikiru meme symbolique wa mugani wandagije Imana nta kiba kibaye ibintu byose riko bimeze. Yes rero kuvuga ngo iziri penal ari PPR yari penal yitwaga tribunal penal urumva, ariko za kuru dasize tujyamo iburayizo n'urwa civile birajyanirana hagasigara kuzamenya ngo bizagere. So ntago biba byuzuye rero urubanza rwose penal usibye icyaha wabakoreye leta, ariko niba ari umuntu wahutaje yagombye kubona iki kugarurirwa ako gaciro nibwo basatisfait. Naho wankubiza urushyi uvugiye impanga sinahazi sinzana umaze 5 uragarutse ndacyakureba
urushya wari rukubise n'ubu haracyandya wamvunnye akaguru ruseke oya ngewe ikintu uri kuvuga ndi kucyumva Karege ndi kucyumva ni kuvuga ngo umuntu yakabaye abona ubutabera ubutabera bwuzuye bujya ku muntu ni uburi civile ntabwo gufunga k'umuntu ntabwo bimarikize yes ubutabera ni uburi civile buza kuri individu naho uburi penale bwo ni hagati y'amategeko na za leta n'amahurugani victime yakabaye agira abona yes none se imageragere niba ry'imvungure niba bamutuma kubumba amatafari yakagombye kuyabumbira wa wundi donc ni ukuvuga ngo aho niko ubutabera bwuzuye nibo bwuzuye uwakorewe icyaha ariko ibyinshi ugenda ubibona umuntu akwibye amafaranga inyandiko mpimbano ntarebye ngo byateje iki byateje igihombo nde ariko baramubitse so what hagombye kuba iyo etape ivuga ngo uwakorewe icyaha akuyemo iki muri make niko byakugenda ariko wenda mfatiye nk'urugero nka former PM uribuka ko yahawe imbabazi na perezida ariko ntibyakuyeho kagomba kwishyura yaranafunzwe agomba no kwishyura no gufungwa ntago byavuyemo iki ubwishyu agombe yishyura abo yahombeje n'inyungu ziriho muri civile bongeraho n'inyungu niba yaguhaye chèque sans provision akayimarana imyaka 2 wowe uhashyiraho inyungu aho riho biba bigize ubundi niko byagombye kugenda ariko nyine bwo bibaza ko wenda bavuga bamwe bavuga bati ubutabera burakiyubaka abandi bakavuga ibi cyane cyane ko aho bigoranira mu mategeko urubanza civile rutangizwa na nyirarwo mu gihe penal itangizwa na parike umuburanyi parike nijya mu rukiko kuri penal ariko byagera kuri civile ishakira umwavoka tangiza ikirego ubwawe urabyumva ko kantu okay tuzajya tubigarukaho rimwe na rimwe ku manza na mategeko tubonye abanyamategeko bayasobanure ariko imanza zo icyo mbizeje izarusha ndazifite nk'eshatu izo hanze ndazifite ni kesi yo kubitegura nkajya nzanaho agace ndabizi ntabwo biba biryoshye cyane nk'ibindi biganiro ariko bakajya bihangana nako kantu kakaba kakabafungura abakiri bato abakuze bakagenda bamenya ngo byagenze bite kuko dimwe nimbeshyire wenda nibizibera mu Rwanda ariko wenda amaradiyo mu Rwanda yarazikavaringaga nibibera mu Rwanda hari igihe abantu bagira ariko nkarusha hajyagayo radiyo Rwanda nabwo ntizane buri kantu kose Iburayi nabwo nubwo twohereza y'abantu nabwo siko bigenda hari n'izindi zagiye ziba bisaba ngo umenye muri detaye aho hantu harimo ikirego bwoko ki ni ibiki ninde wabikoze byabereye he byahitanye nde ibintu nk'ibyo so tuzagira rero kuko mbifite muri machine nzajya mfataho agace nk'abazanire ntabarambiye nkanageho gutyo ubwo ngubwo ngira ngo ni n'uburyo bwiza bwo kubateguza iyo content cyangwa se irahari nakunze ibiganiro byo muri ubwo buryo genda bucya kubera ko nta kibazo ntabwo iryoshye cyane umuntu abagenda bukeya ubwo nanabivuze bazaduha commentaire ati yizane vuba abandi bati buyiretse abandi bati yireke ariko ntacyo ariko nibizatuma ntajya nkazana kakarebwa na bake bazagenda baza so nibyo rero nyango kuri ikese byinshi wabisobanuye byinshi wenda ntabwo ari byinshi cyane n'uburyo ari amadosiye magari ari uburyo bwo gusubira ku makuru asanzwe n'ubundi ahari tujya muri detail gake nkuko bivuga uti na amadosiye manini cyane abarenze ubwonko bwacu ariko nanabivuga amadosiye manini y'abantu banini avugwamo binini so rero reka minire nahangaha gushimire ku mwanya wawe Karegeya Omar shimire abakomeje kugaragaza ko badukurikira n'abafatanyabikorwa twavuze niyo ucogamo mu gatsata adekoru iriya ishinzwe abaguzi barana abafatanyabikorwa banjye kandi abafatanyabikorwa banjye baba ari n'abacano yanjye shimire kotrafu na fesi nabo nabafatanyabikorwa banjye kandi ubwo ni nabafatanyabikorwa bacu kandi n'abandi ni karibu n'abandi ni karibu kuri Karegeya Omar pano turabashimiye dushimire fisi kuri kamera n'abandi mwese mubara natwe please subscribe share like na comment ubu turabikeneye cyane murakoze naho ubutaha yego